twongeye kubasuhuza bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro icy'uyu munsi. Twaba tugiye kuganira cyangwa se kubereka uko ushobora gukora witegura gukora provisoire, ugakora ibibazo byikosora. Ibyo bibazo ukaba bisanga kuri website yitwa Teacher Isaac. Kwigiraho rero urinjira hano kuri Google Chrome cyangwa se indi browser iyo ari yo yose, tuyifungure. Noneho bigeze hano uhita wandikaho Teacher Isaac, noneho ugahita usacinga, ubundi ugategereza igafunguka. Imaze gufunguka uhita ukomeza n'ibindi tubuze kubereka. Bigeze hano uhita ukanda hano handitse izina rya Teacher Isaac, noneho ugategereza nanone. Hano murabona ko imaze gufunguka, yaje gufunguka hano. Ubwo tugiye kugira gute exploringa turebe ibintu biriho. Urabona ko hariho education psychology, bwana imbere y'amakwizi yashaka ukanda no kuri add to cart, yishyurwa amafaranga 200. Hano hari amategeko y'umuhanda yishyurwa 1000. No kwishyura uraza ugakanda hano kuri add to cart. Hano bahita bagusaba gusigninga. Hano ukiyandikisha nyine kuri iyi ntuza. Hano urabanza iyo utakoze registration ubanza gukora register. Uganda hano kuri register now. Ugategereza agafunguka akantu kameze gutya, neza ukakuzuza. Nagafomu kameze gutya, imbere bagusaba kuzaho izina. Hano irindi zina rigikurikiyeho, akurikiyeho bagusaba gushyiramo username. Hano kuri username ushobora gushyira akantu wenda nk'izina rimwe cyangwa se ugashyira akandi kantu gato utazibagirwa. Ushatse washyiraho n'umubare. Hano ugashyiraho email hasi ugashyiraho password, hasi ukongera ukayisubiramo. Hano rero ugahita ukora register, ukabanje kwiyandikisha. Ubonye niyandikishe si ngombwa kongera kubikora, ahubwo dukomeze. Ubwo urangije nyine tugaruka hano ugashyiramo inuza email hano rero cyangwa username. Hano wasugaye dushyiraho ya password, ugahita then uzajya kuri sign in. Noneho hari ubwo twaje kwiyandikisha kuri iri somo y'amategeko y'umuhanda, kugira ngo twemererwe kujya dukora amakwizi ariho. Then ndahita nkomeza nanone add to cart. Ni hano ubwo ari nko gukanda command, noneho view cart. Hano ni nko gutanga command kugira ngo uwateguye isomo aze kutwemereza twemere kujya dukora amakwizi cyangwa se ibibazo biriho. Tutegeze turebe ni hano hose kuri zikurikiwe neza uko tubigenza. Hano urabona bagusaba n'ubundi twaberekera gutya, iri rimwe twayerekeramo nta kintu turarihinduraho. Hano iyi tugura then iri somo ntaho turikeneye, niyo tugiye kurikuraho. Tukanda no remove item, kugira bitumye twishyura 1300 n'ikigihumbi 1300 kandi ntayo ukeneye. Ndikureho nendeho ndahita nkomeza hano kuri checkout. Nimara gukora kuri checkout hano bagiye kuzana agafomu nakunda kuzuza. Hano cyangwa amazina yanjye, na hano amazina yanjye. Hano nshyiraho nomero ya telefone, aho mbarizwa. Then mite njya hano kuri emeze hano kuri delivery, kuko nta bundi buryo bundi bashyiramo bwo kwishyura. Then mite ntanga command. Nimara kurangiza gutanga command, ndaza guhita nemeza kuri izi nomero za WhatsApp cyangwa se mpamagare kuri nomero ziriho. then baze kunyemeza
maze kwishyura. Ubu ndishyura kuri mobile money kuri izo nomero z'umuntu yishyuraho. Wangandanyije gutanga komande n'indi kigiye gutegereza, ngiye gutegereza ko banyemeza. Okay, bamaze kumbwira ko banyemereye. Reka hano mfunguye indi tab cyashya, nongere nsubire kuri iyi website ndebe ko banyemereye koko ari byo. Ko nemereye gukomeza nkiga akora ibibazo biriho. Ino hano ndahita mfungura hano ubundi bisanzwe. Ino ngiye ninjye kureba rya somo yo ndebe ko barangije kunyemerera. Aha banyemereye ko hano nemereye gutangira kwiga, ariko urabona ko amasomo yandi kimeze kwa kundi. Ubwo ndahita nemeza hano kuri start learning. Tegereze funguke. Okay, no test butuyigezeho. Tukanda hano irakorwa mu minota 20. Hano arimo kubitwereka ni test ya mbere. Rero hano bagusaba kwandikamo izina ryawe, kandi ryandike then next. Hano kuri next rutangira kuri cyo cya mbere. Urabona ko iri na timing, urabona ko ari igihe kigiye kugenda kibara. Genda nkora, genda bitamo kandi mpfe gusubiza wenda ntacyo nitayeho. Then next mpitamo, mara guhitamo nkita nanda kuri next. Then next nza ikindi gikurikiyeho naho nacyo gisoma nkanda kuri next. Nongera nkasoma ikindi nacyo nkagisubiza, narangiza bakanda kuri next. Hano nacyo nkagisubiza, then nkajya kuri next. Bampa ikindi ikintu kanyisubize, temo kariya njya kuri next. Hano wenda nakutemo iki kuri next. Nuko tugenda tubikora paka ugeze ku cyanyuma. Tubigenza kono kwano tugiye ku cyanyuma, nagiye tugiye kugisubiza kandi mpfa guhitamo apa. Yeneho mpite mbona amanota wenda yareba gutera, ndetse nza hano kuri view result. Wisama bambwe ko nabonye amanota 8. Yeneho hano ongero ngiye kureba iki nashubije, nahisemo iki kandi nagomba gusubiza iki. Umuntu nagize 0 kuri 1, ikurikiyeho cyo ntagikoze, mbona kuri 1. Nuko bwemeze kandi iyo washubije nka gutya uwemere kongera ugakora izindi nshuro nyinshi cyane igihe urabifatira. Uhita hano kuri go back. Ugahita gute wongera ugakora some minute another, kongera ugakora n'ubundi bushyashya. Nuko bimeze.